Ese ashimwe bene data, ndabasoje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagire neza, ibaha amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ibana natwe, tugushimiye kudahinduka. Uko wakoraga kera na n'ubu niko ugikora, uko wari uri kera na n'ubu niko ukiri, ntuhindurwa n'ibihe. Mana habwa icyubahiro. Tugeze imbere yawe mwami, duciye bugufi kugira ngo twese tuboneze rwose. Twaravuze turacumura, twaratekereje turacumura, twararebye turacumura, ariko duciye bugufi ngo twejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, utwemerere uyu mwanya w'umugisha ntubimfabusa, kandi utwemerere ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo, ritubere urumuri rutumurikira mu izina rya Yesu. Icyo twanze no gukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakiberanya mu izina rya Yesu Kristo. Tumeye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 17 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibisitaza abantu. Nuko abwira abigishwa be ati, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri abo batoya. Mwirinde, mwene so nakora nabi umucyahe, niyihana umubabarire, kandi nakugirira nabi ku munsi umwe akaguhindukirira 7 ati ndihannye, uzamubabarire. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ku bisitaza abantu. Riratubwiye ngo Yesu yabwiye abigishwa be, iryo sezerano yatubwiye, kuko nitwe bigishwa be muri iki gihe, ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Bene data, ibisitaza byo birahari, ntabwo bizabura kuza. Ibica abantu intege mu rugendo ntabwo bizabura. Duhura na byinshi mu rugendo biduca intege, duhura na byinshi mu rugendo biturangaza, duhura na byinshi mu rugendo bidusubiza inyuma, ariko ubizana, ubiteza azabona ishyano. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ndabinginga rero bene data, mwege munkurikiranye kugira ngo mwirinde kugira uwo musitaza, mwirinde kugira uwo mubangamira, mwirinde kugira uwo mugirira nabi, mwirinde kugira uwo mugambanira. Kuko reka mbabwire, Imana nutihana ngo ureke ibibi, nutihana ngo wirinde ikibi, nutihana ngo ugaruke uve mu bibi, ni ukuri Imana izaguhana. Ariko Imana yacu igira imbabazi. Wibangamira bagenzi bawe, wibangamira abaturanyi, wibangamira abo mubana, wibagusha, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibyamubera byiza, ubuzana ibisitaza, ngo ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri abo batoya. Aba batoya ni abakristo bari mu rugendo, ni abantu bamenye Imana, ni abantu birinda ikibi n'igisa nacyo, ni abantu bakiranuka uko bwije n'uko bukeye, bari mu rugendo rujya mu ijuru. Uyu muntu rero ushaka kubagusha, uyu muntu ushaka kubaca intege, umuntu ushaka kubananiza, reka mbabwire ngo byamubera byiza, ngo ibyamubera byiza nuko yajugunywa mu nyanja. Ariko ntibikwiye. Kubera iki se? Kubera iki wahanwa igihano nk'iki ngiki kandi Imana yacu ifite imbabazi?
Imana yacu ifite imbabazi nyinshi kandi ihora iteze amaboko, iracyari ku ntebe y'imbabazi, iteze amaboko kugira ngo yakire umuntu wese. Icyaha cyose waba warakoze, ikibi cyose waba warakoze, ikibi cyose waba warakoreye mugenzi wawe, garukira aho ngaho, uce bugufi, umusabe imbabazi, wiyunge nawe kandi usabe n'Imana imbabazi, irakubabarira. Ntabwo ari ngombwa ngo utegereze ngo uzahanwe, ntabwo ari ngombwa ngo utegereze ngo uzarimbuke, ahubwo uracyafite amahirwe. Kuva ugihumeka umwuka w'abazima uracyafite amahirwe. Niba hari ikibi wakoze, niba hari icyo wakoreye mugenzi wawe kitari cyiza, niba hari mugenzi wawe wahemukiye, niba hari inshuti yawe wahemukiye, niba hari umuntu wagiriye nabi, niba hari uwagambaniye, uracyafite amahirwe. Fata umwanzuro, wisubiremo, ubundi uce bugufi, usabe Imana imbabazi, na mugenzi wawe wahemukiye umusabe imbabazi kugira ngo urokore ubugingo bwawe. Umwana w'ikirara yaragiye akora bibi, arasayisha, ariko umunsi umwe yitekerezaho, yisubiramo, aravuga ngo naracumuye, atariko nkwiye gusubira kwa data nkamusaba imbabazi. Bene data, uwo mwana yarahindukiye, aragenda asubira kwa se. Ise amubonye aramunezererwa, yarazi yuko wenda ari bumuvume, yarazi ko atari bumwakire, ariko amubonye aramunezererwa. Na data wa twese aragushaka. Ibisitaza byose waba warazanye, intambara zose waba warazanye, ikibi cyose waba warakoze, data wa twese aragushaka kandi afite imbabazi nyinshi. Nawe itekerezeho, buri muntu wese yitekerezeho. Nusanga hari igisitaza wazanye mu nzira, nusanga hari ikibi wakoze, nusanga hari icyaha wakoze, nusanga hari uwagiriye nabi, uce bugufi, upfukama aho uherereye, usaba Imana imbabazi, uyibwira ati Mana, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, nahemukiye benshi, nagambaniye benshi, nakoze ibibi byinshi, ariko uyu munsi fashe umwanzuro, mbabarira. Kandi nurangiza na mugenzi wawe ugende wiyunge nawe kugira ngo Imana ikubabarire byuzuye. Bene data, birakwiye ko twirinda kuzana ibisitaza, birakwiye ko twirinda kuzana ibituma tunaniza abagenzi bajya mu ijuru, ahubwo nimureke dukore ibyiza kuko Imana turemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ngo umuntu bizana nyine ibi bisitaza azabona ishyano, azabona ishyano, ariko birakwiye ko wisubiramo ubundi ukihana, kuko Imana yacu iteze amaboko ngo ikwakire, iragukunda, nawe uruwaye. Imana ntago yifuza ko hari umuntu wapfira mu byaha, inezerwa ibonye umuntu ahindukiye akareka ikibi. Imana ishaka ko abantu twese dukizwa. Ntabwo yigeze duhamagarira kwiyanduza, ntabwo yigeze duhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wirinde igisitaza, wirinde ikintu wazana imbere ya mugenzi wawe, wirinde ikintu kibi, wirinde kugirira abandi nabi. Mureke dukore ibyiza, gukora ibyiza ntawe byishe. Twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde ibibi kandi twirinde icyaha, dukiranuke muri byose. Imana itugirire neza. Ngo mwirinde mwene so nakora nabi umucyahe, niyihana umubabarire. Bene data, nimureke twirinde kandi tube maso. Iyi si iragoye, iyi si irimo umubi. Satani umwanzi wacu ahora azenguruka, azerera mu isi ashaka ko yaconshomera. Ba maso rero mwene data, nanjye mbe maso, wirinde ikibi n'igisa nacyo. Mureke tugire ingeso nziza, twirinde ibibi, kuko Imana ishaka ko dukora ibyiza. Mwene so nakora nabi umucyahe, umubwire ati hoya, iyi nzira uri kunyuramo ntabwo ariyo. Nubona ari kujya mu y'umubwire, umukebure, kuko ijambo umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo we kugwa mu cyaha. Bene data, mugenzi wawe najya gukora ikibi, najya gukora nabi, umucyahe, umubwire ngo hoya,
ntabwo bikwiye gukora ibi, ntabwo bikwiye gukora iki kintu, ahubwo nyura muri iyi nzira. Kandi niyihana, naca bugufi akavuga ati koko nacumuye, nakoze uko ntagomba gukora, nanyuze mu nzira ntagomba kunyuramo, niyihana umubabarire. Mureke tubabarire abaducumuyeho, kandi n'ukwaturiye umubabarire kugira ngo akizwe. Imana itugirire neza. Ngo kandi nakugirira nabi ku munsi umwe, akaguhindukirira karindwi ati ndihannye, uzamubabarire. Mwene so nakugirira nabi, umubabarire. Umubabarire, navuga ati ndihannye, ntabwo nzasubira, umubabarire. Kuko reka mbabwire, utababarira nawe ntazababarirwa. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Kandi ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo ntitukiture umuntu nabi yatugiriye. Umuntu nakugirira nabi ntumwiture nabi, ntiwihorere, ahubwo ubireke, kuko Imana niyo izahora. Imana niyo izitura, ikitura buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Niyanga kwihana, Imana izamwitura ibyo yakoze. Ariko navuga ngo ndihane, umubabarire. Kuko numubabarira bizatuma nawe ubohoka mu mutima, amahoro yo mu mutima agaruke, wumve nawe uguwe neza, kandi bitume nawe avuga ngo uyu muntu anyereye imbuto, bitume adasubira mu ngeso mbi, bitume atongera gukora nabi. Nimureke bene data tugire imbabazi, n'abatadusabye imbabazi tubabarire. Kandi n'umuntu ukoze nabi nawe yige gusaba imbabazi. Abantu benshi gusaba imbabazi birabagora, ariko birakwiye ko niba wacumuye, niba wakoreye umuntu kibi, usaba imbabazi kandi ugasaba n'Imana imbabazi. Kuko turi mu rugendo, turi kujya mu ijuru. Hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo umuntu nacumura, umuntu nakorera mugenzi w'ikibi, amusabe imbabazi. Ariko nawe wakorewe ikibi, mu gihe atari yagusaba imbabazi, umubabarire. Kandi naza kugusaba imbabazi, uzimuhe nta mbereka, uzimuhe nta kwicuza, uzimuhe ntusigarane inzika. Kuko numubeshya ngo nguhaye imbabazi ugasigarana inzika, niwe uzaba ufite urubanza. Niwe uzaba ufite urubanza ku Mana, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mugenzi wawe nagucumuraho akaguhindukira karindwi akavuga ngo ndihannye, uzamubabarire. Nimureke rero twige kubabarira abatugiriye nabi, abadukoreye ikibi, tubabarire kugira ngo Imana natwe twishimire. Kubabarira biragorana nabyo, kuko abantu benshi barababarira ariko bakibuka ibyahise. Iyo rero wababariye umuntu ukajya wibuka ibyahise, Imana ikubaraho urubanza. Niwe usigarana urubanza n'Imana. Imana ikajya ikureba ntikwishimire, kubera ko wavuze ngo warababariye ariko ukibuka ibyahise. Nimureke rero tubabarire, twirinde inzika. Abatugiriye nabi tubabarire, abaducumuyeho tubabarire, kugira ngo natwe Imana izaduhe iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke twirinde ikibi, kandi umuntu uzana ibisitaza agarukiraho, ahubwo nawe atangira agendere mu nzira nziza, kuko ngo ubizana azabona ishyano. Imana itugirire neza. Imana ikomeze twiteho, Imana ikomeze ibamere umugisha, kandi Imana ibaha imbaraga, ibaha imbaraga. Kuko reka nkubwire, umuntu adafite imbaraga z'Imana, y'umuntu Imana itari muri we, ntago yashobora kubabarira. Kandi niyo umuntu adafite Imana muri we, ntago ashobora gusaba imbabazi. Abona ibyo yakoze ari ibisanzwe, abona ibyo yakoze ntacyo bitwaye. Ariko umuntu uri mu Imana aravuga ati nacumuye, hari icyo nakoze kitari cyiza, nahemukiye mugenzi wanjye, nakoze ibitari byiza, kuko Imana iri muri we. Ubundi agaca bugufi agasaba imbabazi.
n'umuntu uri mu Imana rero nawe arababarira akavuga ngo ndakubabariye kandi nta kindi nzongera kwibuka, ntabwo nzakugirira inzika. Akababarira atari ibya nyirarureshwa, ahubwo akababarira bikuye ku mutima. N'icyo Imana dushakaho, nimureke tubabarire abatugiriye nabi kandi dukomeze tuberere imbuto kugira ngo nabo bahindukire ntibazasubire mu kibi ukundi. Imana itugirire neza. Ntabwo nabura kubwira umuntu nkurikiranye utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo amwakire. Igihe ni iki. Gukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukuri icyo ukora. Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uzumwakire. Muri Kristo tuboneramo amahoro, tuboneramo ibyishimo, tuboneramo kugubwa neza. Ngwino umwakire wumve ukuntu aryoshye. Ntabwo uzicuza kugendana nawe, ntabwo uzicuza kumukurikira kuko Yesu araryoshye. Imana ikumere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Tugushimye neza n'urukundo, tugushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ababizana bazabona ishyano. Ijambo ryawe rikomeza ritubwira ngo mugenzi wacu naducumuraho akavuga ngo ndihannye, tumubabarire. Mana, duhe imbaraga zo kubabarira, uduhe kubabarira, ntitujye twibuka ibyahise, ntitugire inzika kandi twitwa ko twababariye, ahubwo uduhe kubabarira bya nyabyo. Mana, bankurikiranye ndabasengeye, abo byananiye kubabarira, genda ubane nabo kandi ubashoboze, ubahe kubabarira ababagiriye nabi. Kandi nabo byananiye gusaba imbabazi, ubahe gusaba imbabazi babikuye ku mutima, ubahe kwihana kugira ngo bazabone iherezo ryiza. Bana nabo bagirire neza, buri wese uko agukeneye akubone, wongere ubireke bundi bushya, kandi ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Mana, dusengeye abarwayi, biteho ubagirire neza kandi ubakize. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro mu mutima. Dusengeye abihebye, ongera ubagarukeho Mwami, baha umunezero wo mu mutima. Data, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, batarakumenya bahe kukumenya, abadahinduka ubahindure, batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho bagirire neza, buri wese uko agukeneye akubona. Urakoze Mwami. Ababyeyi bategereje urubyaro nabo biteho mu izina rya Yesu. Ritubisenge twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mwakoze cyane. Mana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi biteho bagirire neza, yongere ibagarukeho, buri wese uko ayifuza ayibone, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Nawe utaha. Bye.